turasuhuje kandi tubahaze abakurikiye Wisdom Wave. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo wa downloadinga cyangwa se uburyo wabasha kubona icyemezo wa declare ku Irembo. Rero icyo ukora ujya ku rubuga rw'Irembo, irembo.gov. Hanyuma iyo uhageze usanga urubuga rumeze gutya. Barakwereka serivisi zose zitangwa, ariko twebwe uyu munsi ntabwo tugiye gusaba serivisi, ahubwo tugiye ku downloadinga cyangwa se gukuramo icyemezo twasabye. Icyo ukora rero urinjira, kuko kugira ngo downloadinga bisaba kuba ufite account wadeclaririyeho. Iyo udafite account urayifungura. Kwifungura nta kundi rero no gushyiramo imibare y'irangamuntu na nimero ya telefone. Izi ntago ari riyo, nuko nyine najya mbere kuno babikora. Iyo urangije rero uriyandikisha, bakaguha imibare kuri phone yawe, uyuzuza hano kuri suzuma konti, warangiza ugashyiramo umubare w'ibanga uzajya ukoresha. Aha rero nyine uhita ubona konti yawe, hanyuma ukaba wabasha kudeklara icyangombwa icyo ari cyo cyose ubyikoreye. Nge rero konti ndayifite, cyangwa ndayinjiramo, hanyuma banyereka nyine serivisi zose nshobora gusaba bitewe n'izo nifuza. Ariko uyu munsi isomo tugiye kwiga ntabwo ari ugusaba nk'uko nabivuze, ahubwo ni ugukuramo cyangwa kudownloadinga icyemezo. Uburyo ubikora rero, ujya kuri konti yawe, hanyuma ukareba serivisi zasabwe, bahita bakwereka ibintu byose wadeclaye. Icyo ukora nta kindi rero, uklika kuri aka kamenyetso, wamara kugaklikaho bakubaza niba ushaka gukuramo icyemezo cyangwa gitansi. Rero icyo dushaka ni icyemezo. Niduhitamo icyemezo batubaza ururimi dushaka gukuramo icyo cyemezo, niba ari Ikinyarwanda, Icyongereza cyangwa Igifaransa. Uhitamo ururimi ushaka, icyo cyemezo kiraba cyanditseho, then ugaklika hano gukuramo icyemezo koranabuhanga. Iyo ukritse hano, icyemezo cyawe gihita kiba downloaded. Urabona ko bidakomeye rero, icyo bisaba ni ukuba ubizi. Hari n'ikindi wifuza yuko twakwereka, watwandikira muri comment. Ciao.